Ngiri tangazo rireba buri munyarwanda wese mu Rwanda by'umwihariko ufite identity cyangwa se benshi mu bakomeje kugenda bagaragaza ibijyanye na green card. Nagira ngo mu by'ukuri n'amakuru yihutirwa kuri green card kuri benshi bakoze application. Mu by'ukuri ubona ko benshi bakomeje kugenda bibaza ese ko twakoze application ariko mu by'ukuri mu gihe cyo gutegereza benshi mu by'ukuri bagakomeza kugenda bibaza bimeze gute. Kuri uyu munsi mu by'ukuri bishobora kuba byafata umunsi umwe cyangwa ibiri kugira ngo unabone feedback, ariko benshi cyane mu by'ukuri hari abakomeza kugenda bagirwaho ingaruka nuko mu by'ukuri byatinda. Ariko nagira ngo kuri uyu munsi turebere hamwe ku mpinduka zakomeje kugenda zigaragara by'umwihariko kuri green card. Ariko mu by'ukuri hari itangazo rya RESA ngira ngo tuze uko mu by'ukuri twagaruka nk'uko byakomeje kugenda bigaragara mu by'ukuri kuri Rwanda Protocol Technical, nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ko abanyeshuri bashoje uyu mwaka wa 2025 bakomeza kugenda mu by'ukuri bagaragaza imbogamizi. Iri tangazo mu by'ukuri rya RESA ndibuze kuba nari komozaho gato, ariko mu by'ukuri turaza kuba twarebera hamwe ku itangazo rya green card ryihutirwa mu by'ukuri ku mpinduka zikomeye cyane by'umwihariko ku bakoze application muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya gutura US ndetse na Canada. Benshi cyane mu by'ukuri bakomeza kugenda bagaragaza imbogamizi zitandukanye, ariko rero mu by'ukuri hari abafatwa hari n'abandi badafatwa. Mu gihe kandi bikomeza kugerwa ko mu gihe hari abakora application ariko ugasanga bayikoze mu buryo butaribwo. Kugira ngo mu by'ukuri ukore application muri green card bigusaba amafoto abiri ndetse kandi bikagusaba n'andi mafoto y'umuryango, nk'uko bikomeza kubivuga ko umugore n'abana ugomba kubategura hakiri kare mu by'ukuri kugira ngo umunsi wafashwe muri green card mu by'ukuri uzabashe kuba wajyana n'umuryango wawe. Benshi rero bakomeje kugenda bagaragaza urujijo mu by'ukuri ngira ngo tunasobanurire kuri benshi bakomeje kugenda bibaza ese muri green card iyo ukoze application yawe ikaba yakakirwa cyangwa se igafatwa, waba mu by'ukuri wajyana umuryango wawe by'umwihariko abafite umugore abana ndetse nawe ubwawe mu by'ukuri ukaba wafata umuryango wawe ukajya kutuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukabonayo akazi. Benshi rero mu by'ukuri hari ikibazo babasha kuba basimbuka, ese mu gihe najyanye umuryango wanjye muri green card bawafashe nzabasha kuba mu by'ukuri nabonera akazi by'umwihariko madamu wanjye? Ibi byose mu by'ukuri tugiye kuba twabireberaho nk'uko yakomeje kugenda nibanda kuri madamu, ariko si madamu gusa ahubwo mu by'ukuri n'umugore ashobora kwa applyinga bakaba bamufata nawe akakomeza kwibaza iki kibazo, ese mu by'ukuri igihe najyanye umugabo wanjye n'abana twabyaranye cyangwa se mu gihe tukiri ingaragu tutarabyara muri green card, ubona ko nyine hakiri mu by'ukuri imbogamizi zitandukanye benshi bakomeza kugenda bibaza. Ngira ngo mu by'ukuri tunarebera hamwe ese muri green card iyo bagufashe guys bibasha ko mu by'ukuri byatuma ujyana umuryango wawe kutuzayo nubwo mu by'ukuri ukaba waturayo. Ese mu buryo bw'imiturire kuko mu by'ukuri wabona imikorere yo ku akazi ko gukora ndetse n'umuryango mu by'ukuri ukaba wabaho neza. Benshi mu by'ukuri ndagira ngo tuganire kuri iki kintu gikomeza kugera kiburishije kuri benshi bakomeza kugenda bibazaho kugeza kuri aka kanya. Reka nizera ko mu by'ukuri atari ubwa mbere tugiye kubana ku muyoboro wacu wa YouTube channel, nimba ari ubwa mbere turagusaba gukanda subscribe ikindi kandi bikari gufungura kuri nzogera twashiri kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanu ku kanya. Nkuko nakomeje kugenda bivuga turaza no mu by'ukuri twakomoza ku itangazo rya RESA tugezeho aka kanya nkuko byakomeje kugera bitangazwa mu by'ukuri na Rwanda Protocol Technical yakomeje kugenda igaragaza RP ikomeza kugenda ivuga ko mu by'ukuri imiryango yafunguye ku bakoze application. Nakomeza kugera mu by'ukuri mbona benshi bakomeje kugenda bagira imbogamizi ndetse kandi nazo kuba navuga igihe cy'amanota azabasha kuba yasohokeraho mu gihe benshi bakomeje kugenda bambaza ese mu by'ukuri Mr John Ferro amanota y'abanyeshuri bakoze mu mwaka wa 2025 azasohoka ryari? Ibi byose rero mu by'ukuri munyemere tubikomoze muri iki kiganiro tujye kwa twagera cy'iminota mikenya, ntabwo ndibuze ko natinda ngiye kukubita mbanguranya kugira ngo mu by'ukuri turebere hamwe ku bibazo bikomeje kugenda byibazwa n'abatari bake, kubera ko burya umwanya ni ikintu ugenda, time is money nk'uko byakomeje kugenda bivugwa no mu Bufaransa cyangwa se mu Birigi, ariko ko mu by'ukuri igihe ni amafaranga. Kugira ngo mu by'ukuri umuntu abone time yo kuba yagusobanurira bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa, benshi bakomeje kugenda bagaragaza nk'imbogamizi muri green card ndetse no kwibaza ese mu by'ukuri kubakoze ikizamini cya leta mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye amanota yacu azasohoka ryari? Ese mu by'ukuri amanota yo kwiga kaminuza nangahe? Ndagira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twakomoza kuri ibintu, ariko ndaza no kuba nakwibanda ku matangazo yakomeje kugenda atangwa na RESA cyane cyane kubera ko mu by'ukuri usanga abari mu Rwanda nibo bakomeje kugenda bagirwaho n'izi mbogamizi nkomeje kugenda vuga. Niyo mpamvu mu by'ukuri nkomeje kugenda nibanda nyine ku itangazo ryo mu Rwanda kugira ngo mu by'ukuri tubashe kuba twarebera hamwe ese RESA irategurira iki abanyeshuri barangije uyu mwaka kwiga mu by'ukuri mu wa gatandatu segonderi. Guys nkuko nabibatangarije mu mwaka wa 2025 birumvikana uyu mwaka turimo mu kwezi kwa gatandatu nateguje abanyeshuri bavuga ko mu by'ukuri hari amahirwe azahabwa by'umwihariko abazatsinda bakabona amanota mu by'ukuri ashimishije. Tangajwe mu by'ukuri na Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa ko abana batsinze ku kigero cyiza cyane ngo hari batandatu bagiye guhabwa amahirwe yo kujya gukomereza amashuri yabo muri USA ndetse na Canada nkuko bikomeje kugenda byumvikana. Ndagira ngo ibi byose tuza kwa twabisesengurira hamwe nkuko nakomeje kugenda mbikubwira by'ubwo nshuti
nshuti mukurwa n'imbaraga bwa mbere kisanga kuri uyu wacu mugari wa YouTube channel yacu, turagusaba kwiyandikisha mu by'ukuri ukande subscribe, ikindi kandi ubikana gufungura kuri iyo nzo kugira ngo ntuzajye ucikwa inkuru nk'izi update zikomeje kugera mu by'ukuri zivugwa. Ndagira ngo ndatinze ntangire kuba nabasobanurira. Benshi bakomeje kugenda bibaza ese mu by'ukuri gukora application muri Green Card mu buryo bwiza cyane bakaba bagufata byihuse cyane bisaba iki? Hari ibanga ngira ngo mbahishurire. Benshi cyane mu by'ukuri bakomeze kugenda banafashwa muri Green cyangwa se bafatwa muri Green Card, ukana mu by'ukuri umuntu akoze application umunsi mwayikoreyeho n'umwe, ariko mu by'ukuri ahise yakirwa muri Green Card, agiye gutura muri Amerika ndetse agiye no gukorera muri Canada. Urumva mu by'ukuri hari amayeri ngira ngo mu by'ukuri mbigishe benshi mutari muzi ko nuza kureba muri Green Card. Mu by'ukuri hari amayeri agiye atandukanye agenda akoreshwa mu kuntu nyine ubona ko mu by'ukuri muri Green Card hasaba amayeri kugira ngo unafatwe. Ngira ngo ngiye kubigisha mu by'ukuri ubusambo bwiza cyane, ni ubusambo bwizewe, ubusambo buzagufasha kuba mu by'ukuri wakakirwa muri Green Card ariko ntihagire n'imbogamizi nimwe iza kukugiraho. Impamvu nakomeje kugenda mbyita ubusambo nuko mu by'ukuri ibi ngibi ni amayeri akoreshwa kugira ngo mu by'ukuri umuntu abashe kuba yakakirwa muri Green Card mu buryo butagoranye cyane. Benshi bakomeje kugenda bahishwa, ariko ngira ngo mu by'ukuri mbashe kuba nabibahishurira muri iki kiganiro uko nakomeje kugenda mbikubwira nta gutindira. Mu by'ukuri buriya nimba hari ikintu mutigeze mumenya abakora application muri Green Card, ikintu cya mbere ugomba kuba wakora guys, ugomba kuba mu by'ukuri wafata ugakora application mu bambere. Ucyumva ko mu by'ukuri hari link yo gukora application, ihutire kuba mu by'ukuri wabona iyi link bwa mbere kugira ngo uzabashe kuba wakakirwa. Kuko buriya reka mbabwiye, hari ukuntu babagennye imyanya iza gufatwa nubwo batajya babibahishurira. Hari ukuntu mu by'ukuri bavuga ko muri Green Card n'urugero isi yose ya prize haraza gufata mu by'ukuri miliyoni ebyiri, by'umwihariko miliyoni ebyiri nizo ziri buze kuba zafatwa. Ugasanga rero mu by'ukuri mu minota 5 ya mbere miliyoni ya mbere isi ya prize, kuko buriya niba kisora link miliyoni ya mbere birumvikana ko minota 5 iba yamaze kuba mu by'ukuri yakora application. Ariko rero nimba ari ikintu mutazi, muri iyo miliyoni mu by'ukuri ya prize muri Green Card bwa mbere ntabwo biba bivugwa ko mu by'ukuri abantu byibura 600 barafatwa, abandi 400 wenda bakaba mu by'ukuri bagisakisha chance. Ariko buriya nimba ari ikintu kivuga ko 600 cyangwa se 60% by'abaprize mu minota 5 ya mbere barafatwa. Ibaze mu by'ukuri wa prize uri mu Rwanda, birumvikana ko mu by'ukuri ushobora kuhita ufatwa, bikavuga ko mu by'ukuri n'umuryango wawe uhita uwujyana. Ariko rero urujo benshi baribaza ngo muri Green Card igihe bamfashe ndajyana umuryango wanjye, ndetse mu by'ukuri ndaza no kubona imikorere nza gukorera yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bagaragaza ati muri Green Card yego iyo bamfashe ndaza kujyana umuryango wanjye, mwana n'ibindi bikorwa bitandukanye no kubona akazi nk'ibyo n'ibindi, ariko mu by'ukuri ndagira ngo iki kintu nza gufata ikiganiro nyibasobanurire neza kwitonze.